Yesu nashimwe. ahimazwe, Yesu nashimwe. ahimazwe. Icara neza, igira hano gato, wegame neza. Dushimye Imana ku bw'iki gitondo. Imana ihabwa icyubahiro, sibyo? Uyu munsi ndagira ngo twige ikintu gikomeye, ntekereza yuko ari cyo gishobora gutuma umuntu adakizwa, gishobora gutuma umuntu adasobanukirwa neza ikintu runaka mu buzima, yewe ndetse no ku mashuri yanyu. Bishobora gutuma n'ibyo babigisha mutabyumva cyangwa se ngo mubisobanukirwe, bigatuma mushobora no kuba mwakora nabi. Ariko ubashije kucyumva kino kintu, cyagufasha no ku ishuri kugira ngo utsinde neza cyane. Ariko si nabyo gusa, ahubwo cyagufasha kugira ngo koko utunge agakiza k'Imana, uzajye mu ijuru kubana n'Imana iteka ryose. Okay? Rero ndagira ngo mwumve amagambo ngiye gusoma, kandi namwe mugerageze kureba ibyo nsoma, sibyo? Ngiye gusoma, urabona ko ari muri Matayo ibice 13, ndasoma mpereye ku murongo wa 10, some wa 11, some wa 12, n'uwa 12 nguyu, n'uyu nguyu wa 13, some n'uwa 14, hanyuma nsoreze ku wa 15. Sibyo? Mugerageze kugenda namwe amaso yanyu yita ku kureba ibyo ndimo gusoma, sibyo? Haravuze rero ngo, abigishwa baramwegera baramubaza bati, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Abigishwa begereye Yesu nk'uko ubu ngubu munyegereye, baramubaza, ni iki gituma ubigishiriza mu migani? Okay? Arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Urumva? Uwo ni umurongo wa 11, ngo mwebweho, ngo mwahawe kumenya ubwiru. Ubwiru ni nk'amabanga. Ibanga uzi icyo ari cyo? Ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, mwebwe ngo mwarabihawe, ngo ariko bo ntibabihawe. Arimo arabasubiza ku kibazo bari bamaze kumubaza, ngo kuki ubigishiriza mu migani? Rubanda, abandi bantu bose ubigishiriza mu migani, kuki ujya ubigishiriza mu migani? Kuki udatomora ngo usobanure neza icyo urimo kuvuga mu yandi magambo, ahubwo ibyo uvuga ubihisha mu migani? Urumva? Uwo ni umurongo wa 11. Umurongo wa 12, kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Urumva? Yesu arimo arabasubiza ku kibazo bari bamubajije, ngo kuki ubigishiriza mu migani? Ngo arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Mwebwe mwarabihawe, ariko bo ntibabihawe. Ni nk'uko navuga nti, wowe nguhaye Bibiliya, ariko uyu ntabwo nyimuhaye, sibyo? Uyihawe ninde? Ni uyu nguyu mucyo. Utayihawe ninde? Rero Yesu arimo arababwira ngo, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko bo ntibabihawe. Ariko ntabwo turimo kuvuga yuko Joshua atabihawe, sibyo? Uburyo kugira ngo mbasobanurire, kugira ngo musobanukirwe. Abigishwa baramubaza, kuki ubigishiriza mu migani? Kuki wigishiriza abantu bose, rubanda, abandi bantu ubigishiriza mu migani? Aravuga, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Okay? Arongera arakomeza kubasobanurira ku murongo wa 12, ngo kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho. Ufite, uyu nguyu si ufite? Ngo rero ngo ufite ngo azahabwa, ngo kandi arushirizwaho. Kubera yuko wowe ufite, urushirizwaho guhabwa, ariko udafite azakwa, bazamukuraho, bazamunyaga, ngo nicyo yibwira ko afite. Urumva? Uyu nguyu tuvuge yuko arimo gutekereza yuko hari ikintu afite, sibyo?
ariko wowe kubera yuko uvuga yuko udafite ushaka gutunga, nicyo gituma njyewe nguha. Urumva, tuvuge uravuga ko udafite Bibiliya uyikeneye. Ubukene buri mu mutima wawe, uko kumva yuko udafite, ukennye, ushaka ikintu, ibyo nibyo bihamagara cyangwa se nibyo bituma cyangwa biba imbarutso yo gutuma Yesu agira icyo aguha. Ariko iyo ugaragaza ngo njyewe ndafite, hari icyo mfite, meze neza, nta kintu nkeneye mu mutima wawe, Yesu ntacyo aguha. Iyo umwereka yuko udakeneye, we utamukeneye, udashaka ijambo rye, udashaka kumenya, ahubwo ukavuga yuko ufite, ntacyo aguha. Aha wa wundi uvuga yuko akennye ashaka ko amuha. Niyo mpamvu uyu namuhaye Bibiliya, sibyo? Noneho uyu nubwo Bibiliya nayimuhaye, ariko kubera umutima we uhora ushaka n'ibindi, uhora ushaka Yesu ko akomeza kumuha. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo azarushirizwaho, akomeza ahabwe. Ariko wowe uvuga uti ntacyo nkeneye, ibyo bya Yesu ntabyo nshaka, ibyo mfite n'ibyo nshaka, nta bindi. Nicyo wibwiraga ko ufite, kuko uvuga gutyo ko udakeneye ibya Yesu kubera yuko hari ikindi ufite kitari icya Yesu. Ariko Yesu aravuga ati nicyo wibwira yuko ufite uzacyakwa. Mwabyumvise? Ngaho mwumve. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Nuko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ikibazo ni ukutitegereza. Kwitegereza murabizi ni ukora iki? kureba umuntu cyane. Kureba umuntu cyane cyangwa se ikintu cyane ukacyitegereza, ariko ntihagire ahandi ureba. Urimo urabisobanura neza. Ntihagire ahandi ureba. Urimo kumva? Kwitegereza ikintu ni ukukireba, ugashaka kureba uko giteye, ugashaka kureba impande zose. Kariya kameza ni urugero. Iyo nkubwiye ngo kitegereze ukamenye uko kameze, imiterere yako, ni ukuvuga ngo urakareba, ukagahindukiza, ukareba inyuma, ukareba hasi, ukareba hejuru, ukareba buri kantu kose kagize kariya kameza, sibyo? Uko niko kwitegereza. Rero Yesu arimo aravuga ngo impamvu yigishiriza bariya rubanda mu migani, nuko iyo barebye ikintu gutya, ntabwo bacyitegereza, ntabwo mu yandi magambo bacyitaho, ntabwo bagiha umwanya mu bitekerezo byabo ngo bakomeze ngo bacyitegereze, ngo bakirebe, bakomeze bakibwire, bashake kumenya imiterere yacyo, bashake kumenya icyo gisobanuye n'impamvu yacyo. Murimo kumva? Rero ikibazo Yesu agira ku bantu ni uko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva. Iyo wigishwa ijambo ry'Imana ariko nturyitegereze, ntukomeze kuryitaho, mu yandi magambo icyo wigishijwe ngo ukomeze igitekerezeho, ukibwiraho uri hose, ukibazeho. Iyo utameze gutyo ukabitaho babikwigishirije ukagenda, rya jambo ntacyo ryakumarira, nta nubwo ryaguha ubuzima buririmo. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ijambo ry'Imana ni Imana. Ijambo ry'Imana ni iki? Ni Imana. Cyangwa se dushobora kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni Yesu. Ijambo ry'Imana ni nde? Ni Yesu. Iyo rero ushaka Yesu, ugomba kwitegereza ijambo ry'Imana. Kandi abivuze neza ati kwitegereza ikintu ngo ni ukukireba cyane, ntugikureho amaso, sibyo? Rero ijambo wize
ijambo wigishijwe, ijambo wigishijwe, wigishijwe, uba urihawe, uba hawe, ariko iyo utabyitegereza kandi bariguhaye, urumva bituma uryakwa kubera iki? Kubera yuko utarimo kuryitegereza. Satani araza akarikwiba, ariko wa wundi urigundiriye muri we, uko barimubwiye agakomeza akaritekerezaho, kuko amaso y'ubugingo, amaso y'iki? y'ubugingo, Amaso y'ubugingo ni ibitekerezo. Amaso y'ubugingo ni iki? ubitekerezo, Ntabwo ari ubutekerezo, ni ibitekerezo. ibitekerezo, Ibitekerezo urabizi ni ibiki? Ni biba mu mitwe yacu ubu uri kwandika iyo twibaza. ikintu ubundi ugahita ukibuka. Aha, ibyo wibutse ni ibitekerezo. Ubu arimo arabisobanura neza. Nk'iyo wibagiwe ikintu ariko ukaza kukibuka, icyo wibutse ni igitekerezo. Ibitekerezo biva mu mutwe. Ibitekerezo biva hehe? Mu mutwe. Rero amaso y'umuntu w'imbere, cyangwa se amaso y'ubugingo, cyangwa amaso y'umuntu w'umwuka, ni ibitekerezo. Ariko amaso y'umubiri ni aya ngaya. Aya maso ni ay'umubiri, uyu mubiri, sibyo? Uyu mubiri, aya niyo maso y'uyu mubiri, aya niyo matwi y'umubiri, aya niyo matwi y'umubiri wawe, sibyo? Ariko amaso y'ubugingo, amaso ya wa muntu uri imbere muri wowe, uriya utekereza, uriya ukunda, ugambirira, uriya uvuga uti ndumva nkumbuye icyo kurya runaka, ati ndumva nkumbuye kujya kureba anti, ndumva nkumbuye mama. Uwo muntu aba imbere, uwutekereza gutyo, uwo uvuga ko akunda ikintu runaka, ni umuntu uri imbere. Uyu w'inyuma ni umubiri gusa, ni amazuru tubona, ni amaso tubona, ni amatwi, ni umutwe, ni amaboko, ni amaguru. Uyu ni uw'inyuma. Ariko uyu w'inyuma n'imbere harimo undi, mo imbere harimo nde? Uwo wundi rero niwe utekereza, niwe ukunda, okay? Ni nawe utubwira ibyo tuvuga cyangwa se ibyo tujya gukora. Urugero, Mucyo ahagurutse hano, wa wundi w'imbere umurimo niwe uba umubwiye ati haguruka. Urimo kumva? Ariko uyu w'umubiri ntacyo ashobora gutekereza, ntacyo ashobora kwibwira, ahubwo uw'imbere akoreshwa nako uw'inyuma akoreshwa na wa wundi w'imbere. Niwe umutegeka, niwe umubwira ngo haguruka, niwe umubwira ngo ufite ibitotsi genda uryame, niwe umubwira ngo gira gutya, gira gutya, gira gutya, vuga gutya. Okay? Rero Yesu arimo kwereka abantu igituma abavugishiriza ngo mu migani, ngo nuko iyo barebye batitegereza. Kandi amaso ya wa muntu w'imbere tuvuze yuko ari iki? Ni ibitekerezo. Wowe urimo urasinzira. Amaso y'uriya w'imbere ni iki? Ibitekerezo. Amaso y'uriya w'imbere muri wowe ni iki? Ibitekerezo. Okay? Rero Yesu aravuga ngo bene bariya yigishiriza mu migani, nuko iyo barebye, kandi kureba noneho ni ibitekerezo bireba, iyo barebye cyangwa se iyo bigishijwe ijambo ry'Imana, ibitekerezo byabo ntabwo biryitegereza, ntabwo biryitaho, ntabwo bikomeza kuryibwira, ntabwo ibitekerezo byabo ntabwo bikomeza gushaka gucukumbura ibiri muri iryo jambo. Kandi buri uko ushaka gucukumbura ibiri mu ijambo, ni kugenda ubona ubuzima bw'iryo jambo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenya ukuri, muzamenya ukuri, kandi ukuri, usubiremo, kandi ukuri niko kuzababatura. kuzababatura. Ubatuka kubera ko wamenye, kubera yuko wamenye ukuri, sibyo? Kandi kumenya bikorwa n'iki? N'ibitekerezo.
ibitekerezo byacu nibyo bidufasha kugira ngo tumenye. Okay? Ariko kugira ngo umenye biragusaba kwemera gukoresha ibitekerezo byawe, gukomeza kwibaza ku kintu runaka. Buri uko ukibazaho, buri uko ugitekereza, buri uko ushaka kumenya icyo kivuze, buri uko ushaka gusobanukirwa icyo kintu, nibyo bigenda biguhesha kukimenya. Murabyumvise? Ariko iyo ucyumvise gusa, iyo ugihawe gusa, ariko ukahita ukireka, ntukomeze kukibwira muri wowe. Yesu aravuze ngo wowe wibwira yuko ufite, wibwira yuko wize ijambo ry'Imana, wibwira yuko wagiye ku rusengero bakigisha ukumva, wibwira yuko bagusengeye, ibyo wibwira yuko ufite, kubera yuko udakomeza kubyitegereza, kubera yuko udakomeza kubyumva, kubera yuko udakomeza gushaka kubyumva, ngo ushake ubuzima bubirimo, ushake ubusobanuro bubirimo, bazakwaka, Satani azaza kwake n'ibyo ngibyo. Kuko Satani icyo ashaka ni ukugira ngo ugume udafite ijambo ry'Imana, ugumire aho ngaho. Noneho Yesu naza gufata abantu be, wowe ntazagutware. Kubera iki? Azasanga ntacyo ufite. Kuko icyo Yesu azaza aje kureba ni abantu bafite ibye, nibazatwara kubana nabo. Ariko usanga abantu bafite amafilime muri bo, ugasanga bafite imikino muri bo, nk'ubu ugasanga yenda turi kumwe n'aha ngaha, nimba turi kumwe ndimo kubigisha ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niba udakomeza kuryitekereza ibyo ndimo kukubwira ngo ukomeze ubitekereze, ahubwo ukaba urimo kwitekerereza imikino, ukaba urimo gutekereza agapira, ukaba urimo gutekereza kujya kuryama, ukaba urimo gutekereza kujya gutembera, ukaba urimo gutekereza televiziyo, bivuze ngo nubwo uri hano, umubiri wawe uri hano, ariko ibitekerezo byawe, ubugingo bwawe, wa muntu w'imbere twavugaga, ntabwo ari hano, ahubwo ari kuri televiziyo. Urumva? Arimo arakina umupira, araryana. Nabyumvise? Iyo rero utangiye gushaka gusinzira mu gihe bigisha ijambo ry'Imana, Satani aba arimo kukubwira va aha ngaha, reka kwita kuri ibyo ngibyo, ahubwo jya kuryama. Ugasanga umuntu ameze gutya, arasinzira. Ubwo aba amaze kuryama, aba amaze gukora iki? Kuryama. Nabyumvise? Rero jya ugerageza kugundira, jya ugerageza kugumana ijambo ry'Imana, komeza uryibwire. Niba hari ikintu bakwigishije cy'Imana, komeza ukibwire, komeza ugitekerezeho, komeza wifuze gushaka kurushaho kumenya ibirenze ibyo bagusobanuriye kuri iryo jambo. Nibyo bizagukiza. Haleluya. Ngo ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva, ariko ntimuzasobanukirwa. Igituma umuntu adasobanukirwa kandi yumvise, ni ukudakomeza gukoresha ya maso ye n'amatwi ye y'umwuka ngo byite kuri bya bindi arimo kumva, ahubwo akajya gushaka ibindi cyangwa se kwitekereza ibindi nk'uko twavugaga. Okay? Ngo ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva, ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo bakize. Amaso n'amatwi ya wa muntu w'imbere ni ibitekerezo by'umuntu. Okay? Iyo ukomeza gutekereza ku ijambo ry'Imana, ugakomeza kuryibwira, ugakomeza gushaka gusobanukirwa icyo rivuze, muri wowe ukanabaza Yesu, muri wowe ukamubaza, ariko iri jambo rishatse kuvuga iki? Ko numvise anko avuga gutya, warushijeho kunsobanurira,
ndashaka kuryumva iri jambo kurushaho, ndashaka kurisobanukirwa, ndashaka kugumana naryo, ndashaka ngo rimpe ubuzima, ndashaka ngo rimpindure. Mwibuke kumenya ukuri nibyo bikubatura, nibyo bigukiza. Mu yandi magambo, iyo wamenye nibyo bigukiza. Kumenya, gusobanukirwa nibyo bigukiza. Rero Yesu yaravuze ngo, umugani Yesaya yavuze ngo, ubu bwoko ngo buzareba ariko ntibuzite, kubera kutitegereza ntibuzasobanukirwa. Kubera nubwo bumvise, ariko kubera yuko badashaka kumva, badashaka gukomeza kwita ku byo babwirwa, ntabwo bazabasha kumva, ntibazabasha kubona, ntibazabasha kandi kumva. Kubera iki? Kuko iyo bumvise, kubera kutitegereza, kubera kutita ku byo bumvise, ntabwo bagera ahantu ngo bamenyeshe imitima, babwire imitima yabo bati wa mutima we ukeneye gukizwa, ukeneye guhindukira, bitewe n'ibyo numvise muri iri jambo ukuntu rivuga. Warayobye wa mutima we, wa mutima we ufite ikibazo, wuzuranye ibyaha, ibyifuzo byawe byose byaracuramye, biri ikuzimu, byibereye mu by'isi, ntabwo bitumbira ku Mana, ntabwo wifuza iby'Imana. Ibyawe ni amafaranga gusa, ibyawe ni ukurya gusa, ibyawe ni ugukina gusa, ibyawe ni ukuryama gusa, ibyawe ni ugutembera gusa, ntabwo wifuza ibyo mu ijuru. Wa mutima we ukeneye gukizwa, ukeneye gukira. Iyo rero ijambo wumvise ugenda urashaka kumenya cyane, noneho bigatuma urisobanukirwa, umenyesha umutima wawe. Uko kumenyesha umutima wawe nibyo bituma uhindukira ukareba Yesu, ukavuga ati ni ukuri Yesu ni wowe nkeneye.